Ibihe byiza cyane kuri wowe udukurikiye. Uyu munsi reka tuganire ku ngeso cyangwa se ikosa abantu benshi dukunze kugwamo ryo kuryama na telefone tukayishyira hafi y'umutwe. Ese nawe ujya usinzira ushyize telefone yawe hafi y'igitanda imbere y'umutwe? Benshi tujya tugwa muri iri kosa turi gucatinga kuri WhatsApp cyangwa se twumva radiyo muri ekuteri cyangwa se tuvugana n'abandi kuri telefone, ariko mu kuza gusinzira tukaza kwibagirwa tugatuma telefone irara hafi y'umutwe. Ndagira ngo rero muri iki kiganiro tugiye kuganira turebere hamwe impamvu ukwiye gutangira kujya uba kure ya telefone yawe igihe ugiye gusinzira, nibura metero ikaba iri hagati yawe na telefone mu gihe ugiye gusinzira kandi itegereye hafi y'umutwe, kuko hari ingaruka mbi ku buzima by'umwihariko ku bwonko. Ni byinshi cyane bishobora kwangirika mu mubiri kubera kuryama ku musego wawe hari telefone, kandi benshi dukunda kugwa muri iri kosa tuzi ko ntacyo ritwaye kandi nyamara rigenda ryangiza ubuzima bw'umuntu gake gake. Nge tugiye kubana muri iki kiganiro ndi Nathaniel Afiyabora, ngushimira cyane byimazeyo wowe wamaze gukora subscribe ukaba ubana natwe uko dushyizeho ikiganiro. Ibuka rero kujya utwandikira muri comment igitekerezo cyawe, ukore like, ukunde video utwereke ko wayikunze, kandi ntiwibagirwe gusangiza video ukoze share inshuti zawe mu magurupe ya WhatsApp bamo, mu zindi mbuga nkoranyambaga ukoresha. Wasakaza iyi video nawe kugira ngo n'abandi bajya babasha guhura n'ibi bibazo byo kurara na telefone ikarara hafi n'umutwe cyangwa se ku musego, bo kuba bagwa muri iri kosa kandi wowe hari icyo wabashije kumenya. Nge nguhaye ikaze. Ubundi inkomoko y'iki kibazo, abantu benshi bafite akamenyero ko kuryamana nyine telefone ku musego cyangwa hafi y'umutwe. Ibi rero babiterwa no kwitaba vuba cyangwa se kuba bari buvuge bati igihe umuntu ari bubahamagaye telefone ize kuba iri hafi yanjye, hanyuma ashobora kuba yashyizemo sonori cyangwa se alarm iri butume akanguka ku gihe bitewe n'akazi akora. Abandi bakabikora babibereye kuri YouTube cyangwa se n'izindi mbuga nkoranyambaga, WhatsApp, Instagram ndetse n'ibindi, bacatinga n'inshuti zabo, hanyuma bakaza gusinzira bakibagirwa gufata telefone nibura ngo bayishyire kure yabo mu gihe bagiye gusinzira. Rero abenshi ntabwo babyubahiriza kubera yuko muri telefone habamo imirasire mibi ibyitwa radiation. Iyi mirasire iragenda ikagenda, niyo telefone yawe yaba itari gukora cyangwa se wayishimije, hari imirasire mibi iba muri telefone igenda ikurura ubwonko. Iyo mirasire ntabwo iba igaragara, ntabwo ushobora kuyibona. Iyo mirasire ishobora kugira ingaruka ku mikorere y'ubwonko bwawe kubera ko telefone iba yegereye ubwonko. Hari ingaruka rero zikomeye. Ingaruka ya mbere yo kurara na telefone hafi y'umutwe wawe, ushobora guhura n'indwara zifata ubwonko. Imirasire ituruka kuri telefone igira uruhare mu guhungabanya imikoranire y'uturemangingo tw'ubwonko, bikaba byatuma umuntu arwara ibyo bita migraine, kubura ibitotsi ndetse n'ibyo bita memory loss, gutangira kubura ubwenge, gutangira kubura ibitekerezo byo kwibuka, ibintu nk'ibyo ngibyo. Abantu rero mukunda kugira ingeso yo gufata telefone ikarara hafi y'umutwe mu gihe wasinziriye, iri kosa ryirinde hato utazatangira guhura n'ibibazo by'ubwonko, ugatangira kujya uhura n'ibibazo byo kwibagirwa bya hato na hato, ugatangira kuribwa n'umutwe, ugatangira kuryama nijoro ukabura ibitotsi neza, bukenda gucya wabuze ibitotsi. Ibi bintu ubyirinde kuko telefone kurarana nayo, kuyiraza hafi y'umutwe noneho by'umwihariko ni ikosa rikomeye cyane. Icya kabiri mu ngaruka ukwiye kwirinda ko nawe zazakugeraho niba ukunda kurara na telefone, hari icyo bita kubangamira imisemburo, ibyitwa hormone zishinzwe gutuma umuntu asinzira. Telefone zitanga urumuri rwa blue light, hari izitanga urumuri ruri blue light
rwangiza imisemburo ishinzwe gusinzira nka melatonine, hanyuma bigatuma usinzira nabi, bikaba byakurura stress cyangwa se n'indwara ya diyabete. Hari abantu bajya bakunda guhura n'ibibazo byo kurwara diyabete kandi mu by'ukuri bitaturutse ku mirire cyangwa se ku bindi bibazo bindi, ugasanga bitewe no kuba akunda gusinzira na telefone kandi iri hafi n'umusego cyangwa se hafi n'umutwe, bikaba byakwangiza umubiri ku rwego ashobora no kurwara diyabete. Ingaruka ya gatatu ni uko byongera ibyago bya kanseri. Hari abantu barya barwara kanseri iturutse kuri iki kibazo, nubwo ubushakashatsi bugikomeje ku mpamvu nyine bareba ese telefone ibyago bishobora kuba byinshi mu gihe uyiraza ku musego, ariko ubushakashatsi buracyakorwa. Ariko kubera ko haba harimo iriya mirasire ya telefone, bitewe n'uko telefone biri bumare igihe kirekire, bishobora kongera ibyago byo kurwara kanseri y'ubwonko. Rwose hahandi imitsi ijyana amaraso mu bwonko itangira gukora nabi, amaraso ntagere ku bwonko neza, umwuka wa oxygen ujya ku bwonko ugatangira kugabanuka, umuntu agatangira kugira ikibazo cyo kumuka ku bwonko, hanyuma agatangira kujya acura isereri rimwe na rimwe, abona umwijima mu maso, umutwe w'uruhande rumwe. Akenshi bamwe banagira isereri bakaba banikubita hasi, bagatangira gukeka ko byaba ari igicuri, kandi mu by'ukuri ari ibibazo bya telefone. Indi mpamvu cyangwa se indi ngaruka twavuga ya kane, no kugabanuka k'ubudahangarwa. Hahandi usanga umuntu rwose umuntu ashobora gusinzira nabi bitewe no kuba iriya mirasire nyine igenda igatuma ubudahangarwa bw'umubiri bugabanuka, hanyuma bigatuma umuntu ahorana intege nkeya, umuntu agahorana uburwayi, urwara ibicurane ukajya kwa muganga, uhura n'akabazo gatoya k'umubiri ugasanga kagukubise hasi. Ibyo nabyo bishobora guterwa no kuba waryamye nijoro, telefone iri ku musego, hanyuma ya mirasire iri muri telefone ikagenda ikurura ubwonko gake gakeya, hanyuma bigatuma n'ubudahangarwa bw'umubiri bugenda bugabanuka. Hari ibyo rero ukwiye gukora niba ibi bintu bijya bikubaho. Niba ibi bintu bijya bikubaho ukibagirwa telefone ikarara hafi y'umutwe, hari icyo ugomba gukora. Irinde kuryama na telefone iri ku musego cyangwa iri hafi y'umutwe. Niba uzi ko umaze kuyikoresha neza, yishyire nibura muri metero imwe uvuye aho uryamye. Ikindi kandi koresha icyo bita airplane mode. Niba ugiye kuryama, fata telefone uyishyire muri metero uvuye aho uryamye, ariko unayishyiremo aka airplane. Hari akadege cyangwa se bakunda kubyita akadege, gashyiremo, kuko iyo karimo bituma iriya mirasire itabasha kuba yakwafekita ngo uryame igukurure ubwonko. Kariya ka airplane karayitangira ntibe yakugeraho ngo ikwangize. Ikindi kandi kora uko ushoboye nibura usinzire utiriwe ureba muri telefone niba bigukundiye. Hari abantu basinzira ari uko afite telefone, agacata akaza kugera igitotsi kikamufata, telefone agahita yirambika hasi. Ntabwo ari byiza na gato. Gerageza, bijya bikunda kubaho ku bantu b'urubyiruko, akavugira kuri telefone umwanya munini, ariko bikaza nko kugeraho telefone agasinzira iri hafi gugutwi, cyangwa se agashyiramo amayekuteri akaryama n'amayekuteri, ukajya mu gitondo ari uko bimeze. Ntaho ndetse ngewe iki kibazo uburemere ngiha abantu turakomeye, ariko nyine uko ubikora niko ubwonko bugenda bwangirika gake gake, ugatangira guhura n'izi ngaruka tuvuze haruguru. Kwibagirwa bya hato na hato, kuba warwara imitsi y'ubwonko, ukaba wanagira ikibazo cya stroke, ukaba waturika imitsi y'ubwonko, ushobora kuba wanabura ibitotsi, ukajya wibagirwa bya hato na hato. Imisemburo ishinzwe gutuma usinzira yitwa za melatonine ikagenda igabanuka, gusinzira bikanga. Hahandi ushobora gutangira kugira ibyago byo kuba wanarwara kanseri y'ubwonko. Ikindi kandi hanyuma n'ubudahangarwa bukagenda
ugabana. Iki kiganiro rero ngira ngo ukigeze ku nshuti yawe, kuba ucyumvise hari icyo ukuyemo. Nzi neza ko utabuze ikintu na kimwe ukuyemo mu buryo ujya ubigenza bitewe n'uko uvugira kuri telefone. Gerageza ugisangize inshuti zawe kuko birakenewe cyane, kandi ni iby'ingenzi ko umuntu agira amakuru amenya kuri iki kintu ko bifite ingaruka ku mubiri w'umuntu. Umubwire ibyo agomba gukora cyangwa se umusangize videwo, hanyuma bigende neza. Guhera ubu rero, nyuma yo kumva video, nizera ko uzi impamvu yo kuba utarara na telefone hafi yawe, hanyuma ukaba wanabwira abandi ubasangije ubwo butumwa, kugira ngo nawe bwa butumwa wabashije gukura muri iyi video abandi nabo babumenye. Ikindi kandi wikwibagirwa gukora like kuri iyi video, sangiza kandi inshuti zawe muri comment, naho twandikiremo, hanyuma nurangiza ubwira abandi abatarakora subscribe. Kandi namwe mbasabye gukora subscribe kuri iyi channel Nathaniel Afia Bora, kugira ngo ibintu bijye bigumya kugenda neza cyane. Ndabakunda cyane, mbifurije kugubwa neza. Imana ibahe umugisha.